ariko nyagasani Imana koko ubu koko aviyeta pe iranitsenye urugo koko hasi kumagera ngo nzajya na miliyoni nkaba nshira akadedegede kayajana koko Mana koko Imana yazamfashije rimwe wenda nkajya umugore wanje n'uguhita mutunga neza n'urugo nkarushobora neza fresh hago si umabuje we yagiye koko wowe nagapfe gushusha n'ibishimbo twirire ko ndi kubona aviyeta ikomeje kunzengereza koko Mana ana yanje ko ndebera nk'ubu ngubu iyo mba nashize ugeze kuri 80 we yababa we iyo mba nashize ubu mba ndi amafaranga menshi none konte yanje isigaye hubusa ibice 36 ewa agahinda ngarebyeje kuri 20 nshizeho igakuraho ikiri kuri rimwe koko Mana 30 we ayiwe 50 karageze Mana ewe Karidina wicanga ntaguze byabaye sawa wabyera mwana aviyeta iramaze neza akadede kayamazeho ntaguze byakubayeho wewe ibikize ka umugore wawe me bikize baramumaze byarangiye nushaka utazongera no kumutekereza kuko ibintu mbonye bari kumukorera nagahoma munwa pe inshuti yanje Benjiza nizeraga niri kundana umugore muri hotel man meze ushinyika ngo ni inshuti yawe ari muri buncence bari tazana ingo do Ana we man baracari urababonye neza nimba bakiriho nta mbizi ariko bari mu gacamo umuhijya nimwe mbasanze man namengo yamuhaga iminwa gusase nibirenze ibyo yabikoze baba we ubu yamumaza ariko inshuti ziragwira we ikanaje kumureba ntago aranyira Benjiza ndura kuramusanga yoda nta bundi bufasha naguha nkubwiye ibiri ukuri Benjiza we Benjiza yo arisira ubona ko ari muri siporo umbaze ngubaze gatoya umbaze iki ngo ngubaze iki hako se mana ubu koko unsenyura ubwo koko mwana umuntu inshuti yanjye ubwo rwandushaka kukurusenya koko mwana nawe koko mbwira hasi mwana Karidinali ndasenyura ubwo rwawe nagufashije kuguba nanjye nkibaza impamvu ushaka kurusenya kandi utanafashe kugubaka mwana cyangwa nereka imiteto mwana ureke kubesha urukuzi rukuvuga ubusa ngo ngusenyura ubwo sinzi iyo bisha sinzi uko bimeze wajya umanza wananywa nyeyasha ako se mana koko kuri inshuti yanje mbwiza ukuri umugore wanje koko Karidinali cyakoze urambabaje ntanenzi ko inshuti yanje n'ukuntu turi inshuti byadanye reba igihe twahereye ubushuti ubu gutekereza ko nje naguca inyuma nkaja kurongora umugore wawe niwe mwiza asabwa kurusha abandi ako se mana nanje binyobere umuntu araje ahambwa ngo muriho umujanye muri hotel ngo none ngibiki cyangwa nivuyesha ubundi izo siporo uri kuzikora nta bintu uvuyemo mane mbwiza ukuri reka Karidinali nkubwire mwana ibintu by'amagambo gadafatika bivemo ubu tugiye gushwana hejuru y'ubugambo bw'ubusabusa reka ngwereke ikintu ugiye gukora rero hitamo kugira dushwane cyangwa wumva ayo mateshwa yo ku ruhande bari kukubwira y'ubusabusa ariko mane reka nkubwire njewe aho kugira ngo uze uranikurira umugore twashwana mwana ariko ndukwambira ku mugore cyahora nambabaje mwa ibintu natanatekerezaga no mu maraso byajaga no kuza nkahita nokesha none rutangiye kubinyekeraho sha
urambabaje cokora man gusa reka nkubwize ukuri ndi mu iperereza rikomeye cyane nkufata inshuti yanjye Benjiza guhita ngufungisha ariko ushaka ko muyikore amasiporo ugiye n'ibihe byiza mwana ariko nawe ukomeze unekere undebe nimba nta muntu unjaniraga umugore muri hoteli mwana ahubwo ako kantu ndakunekera kambe ndi mu dusiporo ariko se mana uriya mwana koko ungana kuriya akaba atangiye gucunga umugore bagiye kumumujyana karahava noneho